Linda ari mu byishimo byinshi cyane, yuzuye umunezero mwinshi cyane, aho gukora ibirori bya Sivi mariage guca mu murenge ndetse n'umukunzi. Hari benshi cyane bamucaga intege, hari benshi cyane batabyifuzaga, ariko Imana yo kabyara, Imana yo gahabwa icyubahiro irabikoze kandi bikoreye ku gihe. Ari mu byishimo rero byinshi cyane byo kuba ari kumwe n'umushiri we, kandi bakaba bitegura kubana nk'umugore n'umugabo. Ku munsi w'ejo hashize niho Linda Praya yateye igikumwe, yaciye mu murenge n'umukunzi we mwiza cyane muri kubona kuri ekara yanyu, aho benshi cyane bibazaga uru rukundo ruzaramba, ese ko yatandukanye na Zaba bizagenda gute, bazakomezanya? Bityo nabyo ntabwo byabura mu buzima, ariko nagira ngo bamenyeshe ko uyu Linda yamaze kuba, ni nkaho yamaze kuba umugore wa sheri we, yamaze kuba umugore byemewe n'amategeko, harabura kujya guca Imana ikabyemera. Rero ni byiza, ni by'agaciro ko twinjira mu kiganiro cyacu uyu munsi, turebere hamwe Linda ubundi ni muntu ki, bimeze gute ibya Linda. Mwiriwe neza, mwaramutse neza, bitewe n'igihe iyi video uyiboneye. Amahoro y'Imana abane namwe, mwifurije umugisha gusoza umwaka neza kandi ukawusoza uri umunyamugisha, uri umunyamumaro. Nkwifurije kurama, nkwifurije ibyiza byose Nyagasani atanga, kugira ngo bijye bikubaho uko umunsi wije n'uko ukeye, kugira ngo ujye ubonera aho abandi bawuriye. Sinifuza yuko abandi naho bazajya baburira, ariko wowe urebye video ujye ubona umugisha Imana ikwiteho, kandi namwe mwese mujye mubibona. Sinifuza yuko mwese mwabura, oya, ahubwo niba wubaha Imana ukaba usenga Imana, nawe ujye ubona umugisha, ubashe gutunga umuryango wawe, abana bawe nibo bafite, papa we niba umufite, mama we niba umufite, abavandimwe niba bafite, gutunga umuryango igihe cyose uboneye ubuzima. Ujye umenya yuko uri mu isi kandi ukwiye gufasha abantu bose. Rero nkwifurije kurangiza umwaka neza. Linda Praya mwamenye cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, cyane cyane Instagram, TikTok na YouTube channel, aho yakundanaga n'umusore mwiza cyane witwa Zaba. Bari bamaranye imyaka 5 bakundana. Ni abantu bagiye mu rukundo cyane, bagira relationship iri hejuru cyane, bajya ndetse no ku bitangazamakuru bavuga uburyo bakundana. Zaba ati uyu ni umugore wanjye, nifuza ko tuzabana igihe runaka, ariko sinzi niba Imana bitarabyemeza. Ariko Imana bitarabyemeza, aho ushyiramo ikintu ukavuga ati uyu ni umugore wanjye, uyu ni umugabo wanjye, ariko Imana yo ikabireka avuga ati no, ntabwo ari byo, mukakomeza mugakundana, ariko Imana itarabiha umugisha wo kugira ngo muzabane. Rero Zaba na Linda barakundanye, bagira naho bajya kubyereka social media, bagira naho bashyira kuri YouTube channel yabo, bigira naho bihwihwisa ati uyu ni umugore n'umugabo, ariko haje kuzamo agatotsi, barashwana, baratandukana, buri wese acukwe, undi acukwe. Nta gihe kinini cyashizemo, Linda yahise abona undi musore mwiza nk'uko muri kumubona ari we uyu nguyu. Uyu musore ugiye kumubera umugabo, bakaba barabinyujije ku mbuga nkoranyambaga, ariko bo ntabwo bigeze babyandika kuri social media cyane, cyangwa bajye kuri social media cyane, oya, bo ntabwo bigeze bajyayo. Ubwo rero barakundanye, abantu baza uyu musore ni bwoko ki ko tutajya tumubona. Yabanjije kumuhisha, ariko ntabwo yabanjije kuba yamuzana kuri social media, yaramuhishe. Amaze kumuhisha, ubwo ngubwo nibwo uyu musore mu minsi yashize rwose hatarimo igihe kinini, yamuzanye kuri social media, abantu baramubona, ariko yamuzanyeho bakazajya bifotoza, ariko ntamwerekane mu maso. Ariko njye narabikunze, kuko kwerekana umuntu mukaba n'ubundi we azi ibyamubayeho, yuko Zaba bakundanye bakajya kuri social media zigiye zitandukanye. Iyo ntabwo byari ngombwa yuko azanga amwerekana igihe cyose. Yaramwerekanye mu gihe gitoya, basohora save the date, amwambika impeta ya fiança yo kumwemera yuko azamubera umugore. Biraba none ku munsi w'ejo hasize bagiye guca mu mategeko. Baravuga ngo umurozi arapfuye, koko arapfuye. Zaba niba barakundanye bagatandukana, ibyo byarahise, ariko icyo mpamya neza, hari ukuntu Imana iba igutegura ibintu byawe byiza kugira ngo uzabone umugisha mu byo uzaba uri gukora. Niba Zaba barakundanye bagatandukana, bakajya no kuri social media zigiye zitandukanye bakabyerekana, abantu bose tukaba tuzi ko ari we uzamubera umugore, ari we uzamubera umugabo. Ntabwo byabaye, ahubwo Imana yanyuranyije ibihe. Buriya bafite nk'ikintu bapfuye gikomeye kugira ngo batagomeza bakundana. Rero nawe ahantu uri
yenda jya umusengera igihe wizeye yuko muzaba muri kumwe umusengere, ariko Imana iba itabishatse, Imana iba itarabishaka yuko muzabana ntabwo byabaho. Imana ifite umugambi wayo ku buzima bwacu, ntabwo twayitegeka ngo tuyibwire ngo Mana kubera iki bibyemeye. Ifite igihe, ifite impamvu iba yabikoze kugira ngo bigende uko. Rero twifuje Linda congratulation, azabyare hungu na kobwa kandi abone umugisha ndetse n'umugabo babyare bororoke. Bye bye, ndabakunda cyane.